Rero ngo ubuse wa mukecuru arajya he? Yewe uriya musaza umuhungu we umukazana aho ntabwo akwiriye amashyi yanjye Janete ikigiye aradikwiriye kuko amashari nimushaka mubere kubise ko tugitwaye mu rugo mufotore amarushanwa yashira naharangiriye mwabonye ko n'abandi bari bafashije ariko ntabwo bisobanuye yuko birangiye ahangaha yamwemereye ko azabana nawe mu buzima bwa buri munsi azajya kubikora ntabwo birangiye kuri amafaranga mu bindi yonyine azakomeza kurikirana ubuzima bwe azakomeza kumufasha mu buzima bwa buri munsi ahantu hose ndetse yamwemereye ko azamujyana no muri studio gukorera indirimbo yiwe yatumye atsinda akanamukorera video sibyo kwishimirwa munisikie bien leo munisikie bien leo ni siku yake ya huyu mushamuona binti mzuri sana she's beautiful okay wakiana sana haiko vile sasa kwa siku ya leo huyu nishamtia mtoto wangu aishakuwa sa mtoto wangu uyu musi uyu ni mwana wanje wowe Janet igihe cyose wumva ufite ikibazo wambwiye yuko ufite indirimbo yawe jewe uyu munsi nafashe umwanzuro wuko ngomba kujyana nani kule studio kuri video yawe code yawe ushaka gusubira mu masomo mie niko hapa juu yako unasikia aravuze umusho konye gura ndakizi cyane aravuze ngo wowe ngazagufata ngazira ndirimbo zawe zose munaranyira ngazijya mu studio ngo tuzikore indirimbo n'amashusho kandi uzanyibagirwa rero. Thank you so much. Thank you so much, please. Na kengine kyote hata na nyinyi msijali, mnasikia? Oui. Msijali. Oui. Leo hamuganye me siku nyingine mtaganye. Haiko vile? Kuririmba indirimbo yitwa Ihorere. Ihorere mwana wa mugaye, horaho ufite ubwo bumuga, ihorere nje nzaguhoza, nzaguhanagura amarira ushira intimba, ihorere kumugara simanuka gusa, kumugara si ibyago biba mu muryango, kumugara n'uburwayi nk'ubundi n'ingaruka z'isi yanduye, kumugara si impanuka gusa, kumugara si ibyago biba mu miryango, kumugara n'uburwayi nk'ubundi n'ingaruka z'isi yanduye, ihorere mwana wa mugaye, horaho ufite ubwo bumuga, ihorere nje nzaguhoza, nzaguhanagura amarira ushira intimba, ihorere bamugaye ngingo ndabirora, ntubasha kujya mu birori, ihangane Imana irari, niyitagidutererana, wamugaye ingingo ndabirora, ntubasha kujya mu birori, ihangane Imana irari, niyitagidutererana, ihorere mwana wa mugaye, horaho ufite ubwo bumuga, ihorere nje nzaguhoza, nzaguhanagura amarira ushira intimba, ihorere. Turashimira batwitangira,
bita ku bantu bamugaye. Uwiteka guma barinde, abaha imigisha itabarika. Turashimira batwitangira, bita ku bantu bamugaye. Uwiteka guma barinde, nukuri abaha imigisha itabarika. Ihorere mwana wamugaye, uraho ufite ubwo bumuga. Ihorere nge nzaguhoza, nzaguhanagura amarira ushira intimba. Ihorere nzaguhanagura amarira ushira intimba. Ihorere. Abatubyara ntibadukunda, baradutoteza bigatinda, bakadutandukanya n'abandi, tukaba mu isi yuzuye umuruho. N'ubundi Jane, reka mpamagare bariya sibyo? Twebwe dore ubu ngubu turasoje ibyo twari turimo. Njyewe ndebe uko mbigenza sibyo? Alo? Salama bosi wanjye. Ariko ubugira ngo nkwite nde koko? Nakwise ntabwo nakuboka bosi ngo nkwite mu izina. Abasaba rya nzaze nkwita Lucas koko. Ko mba nk'urata ibyubahiro. Nabundi nyine nanjye kubwira ubu tuvugana ubu tuvuyeyo. Sheke ndayifite. Ndi kumwe na Jeannette. Ubu tuvugana njye nicaye mu modoka na Jeannette. N'amafaranga bayafashe bayashira kuri telefone yawe, ahubwo reba kuri balance. Miliyoni 100. Ibi birashoboka cyane reba. Yose. Noneho ukuntu ndimo kubyumva, ndikumva ukuntu twabikora, ntabwo nshaka kuza hari iwanyu rero sibyo? Sinshaka kuza hari iwanyu kuko umukecuru namubeshye yuko nagiye. Rero ndamutse nzanye na Jeannette yanyica. Ahubwo mwebwe nimufata amafaranga makenya mumuhereze mu mupfuka amaso. Noneho rero njyewe nzaza ejo. Oya mwebwe nimuzana na Gihozo. Zana na Gihozo mudusange hariya kwa Kazungu. Ubu ngubu dufashe imodoka. Imodoka irimo kwinjiramo abantu igiye kuzura. Ariko nyine si imodoka zina zijya zitinda. Shoferi yuzuye shoferi. Ndabona tugiye. Sawa wowe dusange kwa Kazungu nta kibazo. Uzamuka tureta duhura tugiye kuva muri gare. Sawa. Simanuka gusa, kumugara si ibyago biba mu muryango, kumugara n'uburwayi nk'ubundi, n'ingaruka z'isi yanduye, kumugara
ihorere mwana wamugaye horaho ufite ubwo bumuga ihorere njye nzaguhoza nzaguhanagura amarira ushira intimba ihorere nzaguhanagura amarira ushira intimba ihorere wamugaye ingingo ndabirora nubasha kujya mu birori ihangane Imana irari niyitagidutererana wamugaye ingingo ndabirora nubasha kujya mu birori ihangane Imana irari niyitagidutererana ihorere mwana wamugaye horaho ufite ubwo bumuga ihorere njye nzaguhoza nzaguhanagura amarira ushira intimba ihorere nzaguhanagura amarira ushira intimba ihorere Tap the screen, tap the screen. ihorere njye nzaguhoza Yego. nzaguhanagura Kuko ndambaye ibitero amarira hano ushira byagenze bite? intimba Uri kwimuka bigenze bite? Bisa nkabyo. Ariko ndi kwimuka bari kunsohora mu nzu. Bishoboka bite se? Okay. Zihorere byabaye mwana wa mama. Ese ikibazo gihari ni iki? Mbese ibyo nagutumye umwana wanjye utanzaniye ibintu byagenda gutumye. Ko mbonye uje wikore uriya mwambaro w'igitare uriya mwenda w'igitare ntabwo nawugutumye. Ari umwitero. None se ahubwo mwibyo ni ibiki mufite? Yaba. Imodoka se uyisize iki? dore tampini uriya ni mama uriya ni nde uriya se we ni Jane. Ese waretse twicara. ibintu byose babisize Kuko ndumva ari wo mwanya mwiza wo kuba nasobanurije neza. ihorere mwana wamugaye horaho ufite ubwo bumuga Ariko ubu sinabwo nguburetse. ihorere njye Nta nubwo nabona amafaranga yo kwishyura. nzaguhoza nzaguhanagura amarira ushira intimba Jeannette, ndumva ari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo mbe nagusobanurira mumenye buri umwe wese isano mufitanye. Uyu nguyu ureba ni nyogokuru wawe, niwe ubyara papa wawe akaba negose w'inguyu. kandi ari wo mama niko wabifashe ariko ntabwo ariko biza. Uyu nguyu
ni anti wawe ari nawe mushiki wa mama wawe. Noneho uyu nguyu ni mama wawe ukubyara mu nda nyawe. Ni mama wawe. Mama. Nuko bimeze rwose ntuzongere. Okay, ni byiza n'ingo ni mama, ariko mama wawe ukubyara mu nda ntariye. Ahubwo ndumva twabyishimira, cyane cyane yuko n'ababyeyi bawe bose bacyabafite. Mbese hari ikibazo? Ndumva ari byiza. Ikindi mwahoze mumbaza akamaro k'iki kintu mfite hano. ntabwo icyo umuntu ntabwo icyo nakigutura. Okay, nta kibazo, ariko buriya gifite agaciro, gifite agaciro kurusha ibyaye wanyu. Ni ukuri pe. Iki ngiki bacyita yego, iki ngiki bacyita ni nka sheke, ariko noneho yishimwe ry'impano ya Jeannette. Jeannette buriya ni impano ihambaye yo kuririmba. Rero kubw'iyo mpamvu njye mu marushanwa njye nabashije kumenya amakuru, biba ngombwa yuko mujyanayo. By'akarusho noneho ni nawe wabaye uwa mbere, akaba yatsindiye miliyoni 100. Yatsindiye ubu ngubu ni miliyoni 100. ngo ibihumbi 100. Oya, miliyoni 100. Baba ni ndakina. Mbese ubona yuko binasiye ibibazo byinshi birenze bikemura. Si ibibazo byawe byo kwishimira yuko umwana wawe yagize atsinze, ukanamuha n'ishimwe. Ntabwo ndimo ndakina, ni ukuri mbese. Asa ubundi kabiri kangahe koko njyewe nyine. Koko nazo nakinisha na mama wacu. Kabiri kangahe waririmba? Ese nani uyu nguyu uko muzi ntawe uzi. Afite impano arayifite cyane rwose. Umva nicaye ku mpano ziri hano n'ibiri kwavuka cyane kujya nikanigire mu kabari ujye kumufatiye kuri ibintu bya sava ni aho muri bujye uraza kumamagara uza kuhakora. Ufite ibibazo bya 160 uri kunywa miliyoni 100 ubwo nkaho ugamije icyo rwose. Rero reka twe kuvuga byinshi kugira ngo hereke igihamya cyabyo. Konti yawe si yayindi, hari ubwo bayiborose. Ngiye kuyagushyira kuri konti yawe yose ubone yuko bisebe kandi mufite impano ihambaye mu muryango. Ni amafaranga se? Amafaranga ntabwo se ngo uyabaye. Oya, nese arayabaze. Na checking account ye ntabwo bigo yino ni nk'intuza, ni nko kugaragaza yuko yatsindiye uwari ku bundi ahita abawe bashyize kuri konti yawe. Amafaranga se umenye ko ari ibyanya wayabonye se. Reka maze nishyuriho miliyoni 60 n'ikibazo mu Rwanda ndebe kake. Gusa uramutse uri gukina nanjye muri stress waba umwana mushya ntabwo se mwana wa ko umuntu amafaranga umuntu yayabaraga mu ntoki. Urimo urindagiza umwana wanjye ibyo yahuye nabyo. Haje ibintu bita tekinoloji. Tekinoloji rero no guhanahana amafaranga utayabaza. Ngo hasigaye miliyoni 40. Cyane. Ni ibyanya byo dada. Dadi na mami. Mbese bada ibi ni ibyanya byo ndi kubona. Mwese ntabwo urimo urabibona.
ariko se nimumbwira ariko ntabwo urimo urabibona mbwira ariko oya ntabwo ko bishoboka. ntabwo urimo urabibona urabona impano y'Imana ngo bigenze bite ariko nimumbwira ariko nakubwiye mbwira mwana wa bagiye kugufunga se mbwira bagiye kugufunga kako naherukaga nyine ugiye Nsaba Imana imbabazi nk'umushumba kuba ntaragenze neza ibyo nakabaye narakoze nkaterwa n'ishyari mu mutima wanjye nkananirwa gufasha umuvandimwe nkananirwa kumva abo nari nshumbye nkabasha kubagirira ishyari ni ukuri mfashe uyu mwanya ndi kwicuza imbere y'Imana ntabwo byari bikwiriye natewe n'umwuka w'ishyari kubwo kubura abana kubwo kubura urubyaro Satani abasha kumfatiranya aho hantu nk'umushumba ni ukuri Imana iraheraho mu ijuru yumve ko nyisabye imbabazi mukuru wanjye nkaba ngusabye imbabazi kuba waraje kunsaba ubufasha nkakugirira ishyari nanjye ntabwo yari njye yari Satani ntabwo byari bikwiriye nk'umuntu w'umushumba wari ubashumbye nkabasha kugirira ishyari abakristo banjye nakabaye narabashije kwereka urugero rwiza ntabwo byari bikwiriye ni ukuri nsabye imbabazi mwese mwicaye aha mumpe imbabazi n'Imana iri mu ijuru imbabarire ni ukuri ibi bintu ntabwo byari bikwiriye mu maso y'Imana kuba bimbonekaho aho nari nkwiriye kuza nkagaragaza ubushake bw'Imana ko busharira naratanye mbasha kurengera ishyari rintwaza igitugu ntabwo nzi uyu munsi wa none niba Imana yabasha kumpa imbabazi kuko nararengereye nakoze cyangwa n'amaso y'Imana ninjye wari ukwiriye gufata iya mbere kwereka abandi ibyo Uwiteka Imana dukeneyeho ariko umwuka wa Satani ubasha kuntera w'ishyari ni ukuri nahemukiye Imana ntabwo nari nkwiriye gukora ibyo nakabaye narakoze natwajwe n'amarangamutima ya Satani nirengagiza ko Imana igitangira igihe ni ukuri mwe muri kundeba nkaba mbasaba imbabazi kubwo nabashije guterwa n'umwuka w'ishyari kubwo kubura urubyaro uyu munsi nabashije guhemukira mukuru wanjye mugirira ishyari bitari bikwiriye mbasha kugirira ishyari umuntu twari twamaze kubwiriza ubutumwa ava muri Isilamu aba mu Kristo nta nubwo turageraho kumuhemba kubera umwuka w'ishyari rero nciye bugufi mukuru wanjye ndagusaba imbabazi ndagusaba unsabira Imana imbabazi n'ukunda mbabarira unsabira Imana imbabazi nakoze icyaha cy'ishyari nkugirira ishyari kubw'abana bawe kandi bitari bikwiriye ndakwinginze muvandimwe ndakubabariye n'Imana yo mu ijuru ikubabarire nawe ntabwo yari wowe ahubwo ni umwuka mubi wakujeho w'ishyari kandi ntabwo ari mwiza
Imana ikubabarire. Murakoze ntabwo reka dusenge. Turagushima Imana yacu, tugushimiye kuri mwiza, uri Imana igira ikirema yarangiza ikagikomeza. Ushimiye kubw'uyu mwanya mwiza, ndagushimiye kubw'uyu murumuna wanjye wongeye kugarura mu murongo mwiza. Ndagushimiye kuri Imana ireba mu mutima w'umuntu, warangiza ukamutunganya kandi ukamweza. Mubabarire Mana, mweze umutunganye kubw'uyu mwuka wari waramujeho mubi. Nsengera n'abandi bakristo kugira ngo Uwiteka ubarinde uyu mwuka mu izina rya Yesu. Ngaho numurwanirire, umutsindishirize, umugirire neza, kandi nawe urema amashimwe mu kanwa ke. Urakoze ko ubanye natwe, urakoze ko umugiriye neza, urakoze ku bw'aka kanya keza uduhaye. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Turagushimye Mwami mwiza, twirukanye uyu mudayimoni burundu, twirukanye imbaraga zose zirwanya abakristo mu izina rya Yesu. Amen. Ntabwo byari bikwiriye ko twebwe nk'abakristo twagatewe n'uwo mwuka. Tugomba kuba maso uko byagenda kose, tukarwanya icyadutera cyane nk'umwuka w'ishyari. Si byiza rwose. Imana iguha umugisha ko wagarutse mu nzira nziza Imana igushakamo. Ibiguhera umugisha. Mboneraho nanjye gusaba imbabazi ko natandukiriye nkagendera mu kigare. Nanjye Imana imbabarire, kandi ntibikwiriye ko umukristo atandukira agacika intege kubw'amarangamutima. Nawe uri kundeba cyangwa uri kunyumva, Imana iguha imbaraga zo guca bugufi kugira ngo utazagwa mu cyaha. Imana itubabarire murumuna wawe, ntituzongere gusubira inyuma ukundi, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ukuboko kw'Imana ntikwaheze ukunanirwe gukora, kandi n'ugutwi kw'Imana ntabwo kwapfuye ukunanirwe kumva. Imana itubabarire. Yobu we yabivuze neza, aravuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurwanya umugambi w'Imana. Humura, Imana irahari. Nasema asante, nasema asante, nasema asante, wewe Mungu wangu. Nasema asante, nasema asante, nasema asante, wewe Mungu wangu. Haleluya. Amen. Mbere na mbere mbanje gusaba umuryango wanjye imbabazi, kandi nkasaba n'Imana imbabazi. Nyuma yuko mbonye urubyaro nyuma y'igihe kirekire ntabyara, nishimiye ko umugore wanjye yatwise. Kubw'amahirwe meza abasha kubyara neza, nkaho nagashimye Imana ahubwo ndabinenga. Nabinenze kubera ko nabyaye umwana ufite ubumuga bw'uruhu, kubyihanganira birananira. Numva ko nzagira ipfunwe mu nshuti, mu miryango,
cyane ko byagaragaye ko batamwakira nk'uko nanjye ntamwakiriye. Umuryango wanjye mumbabarire. Isomo nshaka gutanga ni uko umwana wese yavuka ameze. Umwana atangwa n'Imana. Ni umugisha, ni amahirwe, umwana uko yavuka ameze kose nta ngubu uzazakugeza. Niyo mpamvu nsaba abantu bose muri rusange bafite abana bafite ibibazo ko bagomba kwiga kwakira kubana nabo, kandi umwana wese ni umwana. Banyarwanda, banyarwandakazi, mumfashe dusenyere umugozi umwe, twe guterana abana ko baradukeneye. Ikindi muryango wanjye by'umwihariko umwana wanjye ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima. Sinakubaye hafi, umugabo mugenzi wanjye yakoze inshingano akabaye narakoze. Mumbabarire mwana wanjye. Nawe madamu, ndabizi narakubabaje, naragukomerekeje bihagije. Nakwicishije ijambo, kandi ijambo rirarima. Byanze bikunze n'amagambo nawe naragutoteje, ari umusaruro wenda twabonye, ariko muri aka kanya umwana n'umugisha. Umbabarire bimvuye ku mutima. Nawe mama, ngusabye imbabazi. Twacanye muri byinshi, ariko byibura iri riba isomo ryo kumva ko ibintu byose bitangwa n'Imana. Iri ni isomo tugiye guha abantu muri rusange. Murakoze kumbabarira. Kumugara si impanuka gusa, kumugara si ibyago biva mu muryango, kumugara ni uburwayi n'ubundi ni ingaruka z'isi yanduye. Ihorere mwana wamugaye, hora wowe ufite ubwo bumuga, ihorere njye nzaguhoza, nzaguhanagura amarira ushira intimba, ihorere. Wamugaye ingingo ndabirora, ntubasha kujya mu birori, ihangane Imana irahari, humura byose irabirora. Abatubyaye ntibadukunda, baradutoteza bigatinda, bakadutandukanya n'abandi, tukaba mu isi yambaye ubuhu. Ihorere mwana wamugaye, hora wowe ufite ubwo bumuga, ihorere njye nzaguhoza, nzaguhanagura amarira ushira intimba, ihorere. Turashimira abatwitangira bita ku bantu bamugaye. Uwiteka akomeza abarinde, abahe imigisha itabarika. Ihorere mwana wamugaye, hora wowe ufite ubwo bumuga, ihorere njye nzaguhoza, nzaguhanagura amarira ushira intimba, ihorere. Ndasaba imbabazi buri muntu wese, umukuru n'umutoya, naba narakomerekeje. Ni byinshi, ariko isomo nakuyemo ni uko ugomba kubaha ijambo Imana yakubwiye n'ikivuyemo, ukumva ko ari ubushake bw'Imana, ari igeno ry'Imana. No mu gihe natukwaga, nkakubitwa, nkavunwa, nakomeje kwihangana, nkomeza kwizera Imana. Imana mu musaruro, nakira ko Imana impaye umwana, ariko abo ndi kumwe nabo ntibabyakiriye. Naratotejwe, nakorewe byinshi by'iyicarubozo, nkomeza kwihangana. Ndasaba imbabazi ko nanjye nagiye kure, niheba nkiganyira. Nubwo nasaga nkaho nakiriye, ariko nanjye ibyo nakorewe byatumye nicuza. Bituma muri njyewe mfata umwanzuro wo kumva ko ikintu cyose cyaba kimbayeho, naba mpawe n'Imana, ngomba kucyakira kandi nkacyishimira. Ndasaba imbabazi buri muntu wese. Urukundo ni ingenzi, kubahana ni ingenzi, ubwumvikane ni ingenzi, kubyara ni ingenzi, ariko no mu gihe ubuze urwo rubyaro, izera Imana, wumvira abo muri kumwe, mugirane ubumwe n'urukundo n'urubyaro byaye,
urushimire Imana kuko umwana ni umutware. Munyarwanda, munyarwandakazi, baturarwanda mwese, twese tugize isi yose, twebwe twaremye n'iyaduhanze, umwana ni umutware. Mwana wanjye, ngusabye imbabazi. Ntago nakubereye umubyeyi, nabaye umubyeyi gito. Ibyo wahuye nabyo ntabwo nabigufashijemo. Nararengereye, ndagukomeretsa, ndagukomerekeza, nkomeretsa umugore wawe ari we mukazana wanjye uyu. Kugeza ubu ubona uko yaheze muri aka gatebe. Aka gatebe ntabwo ariko yagenewe, ubu ni njyewe wakamwicarijemo. Mwana wanjye, bigusabiye imbabazi. Nkaba mboneyeho no kugusaba imbabazi mukazana wanjye, kuko naraguhohoteye. Narabanje nkukubita inkonji, nkubuza uburyo, nkubuza kurya, nkuraza ijoro. Amabi yose ashoboka, amagambo yose ashoboka narayakubwiye, nguhora ubusa kandi nirengagiza kuri imfubyi. Nirengagiza ko iby'Imana yiteguriye nshaka kubipfobya. Imana yarakuremye, irema umwana wanjye, ibagira umwe, ariko nashatse kubatandukanya. Mukazana wanjye, ngusabye imbabazi. Nakujije ngo ntubyaye, nkubuza kurya, nkubuza kunywa amazi, ngo ntubyaye. Urubyaro rutangwa n'Imana. Mwana wanjye, mukazana wanjye, ngusabye imbabazi. Ngera igihe tugira amahirwe, mbona urasamye, uratwise, biranezeza. Ariko naje gukora noneho mabi. Nabuze izina ry'ibyo nakoze icyo gihe. Imana iduha ibyo yatugeneye. Impa umwana w'umukobwa ari we mwuzukuru wanjye, ukomoka kuri wowe mwana we. Aho noneho niho nabaye, navuga ko nabaye shitani. Ibyo nagukoreye, ndibuka ngutera kuwa kajwiga nkuziza ubusa. Ngo ntabwo ubyaye. Amazina mabi navuze, nkubwira ko uciye umuryango, nkubwira ko ari imyaka uzanye mu rugo. Nkubise amaso uruhinja, ibyiza Imana yamaye nkaho naguhaye impundu, nk'uko ababyeyi bahabwa impundu. Ahubwo jyewe narakuvumye, ngo ubyaye amahano, ngo ubyaye umuzungu, ngo ubyaye nyamweru. Kandi bene ayo mazina kirazira kikaziririzwa kuyita umuntu ufite ubumuga bw'uruhu. Jye rero ibyo sinabyitayeho. Ibyo nakoze amabi yose. Ubwo nadukira umuhungu wanjye, nawe nkadukira nkubwira ko wazanye amahano mu rugo. Ibyo byose ndabitekereza, agahinda kakanyica. None mwana wanjye, mbigusabiye imbabazi. Kubw'izo mpamvu twakira icyo Imana yaduhaye. Uyu mwana ni umwana nk'abandi. Uri umwana nk'abandi mwana, uri umwana nk'abandi. Kandi nawe ngusabye imbabazi. Urumva? Kubera ko ntago nigeze nkwishimira na rimwe. Hari n'igihe nigeze numva nshaka no kuba nakujugunya, ngo nkuzirike bino, ngo nkuheze umwuka. Ariko ngira amahirwe marayika mba hafi. Mwana wa nawe ngusabye imbabazi, ntago byigeze bibaho. Urakoze kumpa imbabazi. None rero mwese urumva ko nabakoreye mabi. Nkaba ngira ngo aho umuntu wese ufite ubuzima, yaba uwa hano, yaba ari n'umunyamahanga, yaba ari n'uwo hehe, ndagira ngo mbakangurire mwakire iby'Imana ibahaye. Ikindi cya kabiri,
babyeyi mufite abakazana, ndabinginze mbikuye ku mutima wanjye, umwana wawe w'umuhungu iyo ashatse umugore burya umuryango uba wagutse. Njye si uko nabifataga, ndagira ngo dukunda abakazana. Erega umukazana ni umwana wawe, ni umwana uba uje mu bandi, kandi burya imiryango iba yagutse. Ni ukuri twakira abakazana neza. Erega uriya mwana aba yamaze kuva mu muryango we, aba yabaye uwawe, ariko kumutoteza ntabwo ari byo. Fata umwana nk'uwawe. Niba abyaye uwo mwana ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose, bwawe ubwo ari ubw'ingingo, ari ubwo hose, umwana ni umutware, umwana nk'undi. Umwana aba yavuye mu maraso yanjye, ni iraso ryanjye. Uyu mwana w'umukobwa nta mwana yakuye iwabo, yamubyaye ageze hano, ariko ntabwo nabyitayeho. Tugire ubumuntu kandi twubahe Imana, dushimire Imana. Niba umubyaye wikita icyo, wimuheza mu nzu, wimuhisha, naranabishatse ngewe. Muganga tugira inama ko ibyo kirazira kikaziririzwa, ko ari umwana nk'abandi, kandi nawe icyo gihe iyo akuze aba agomba gukura areba abantu. Ubwo tuba tumwambuye ubumuntu, tuba tumugize igikoko. Amabi yanjye se narabyumviye, ariko nagira ngo mwebwe muzabyumvise, mwumvire muganga. Gere ntabwo namwumviye, haraje nkora amabi. Biriya byose navuze haruguru ntabwo nabyiteho, kandi muganga yari yabimbujije. Ubwo rero basaba imbabazi abanyumvise bose, n'abaturage mwese mwambonye amabi nakoreye uyu muryango wanjye. Ndabinginze ntihazagire umunyarwanda, ntihazagire umuntu utera ikirenge mu cyanjye cy'ubugizi bwa nabi, cyo kutakira icy'Imana yaduhaye. Muntu wese uwo ari we wese aho uri hose, amagambo mvuze uzayambwirire n'abandi bose ko kubyara umwana ufite ubumuga ntabwo ari ubugwari, ntabwo ari ubugoryi, ntabwo ari ukuba umuntu ari igipfu. Oya, niko Imana iba yamuguhaye. Umwana ni umutware.